nta kibazo agira, nta ngorane, ntabwo yanduranya ngo ntibashuje ngo ntibampobeye utuntu tw'uturofa turi aho ngaho kuko nibwo buryo barimo ngo ugiye ngo urabona ngo kuki atashuje aseka ngo abandi yasetse, mbega bagira utumenyetso bazana kuko ni ibimenyetso biranga umuntu utagira kwihangana muri we. Ariko ufite kwihangana ibyo nta bitindaho, aravuga ati okay sava okay sawa umuntu ngo ugiye ngo simbizi ngo baranyanga naririye kuri plastique abandi mbega n'utuntu bagira. Mushumba ni ya telefone yamamagaye ntanyitaba, none se mushumba ahora kuri telefone ashinzwe reception. Ya turabashuhuje bene data mwese mudukurikiye kuri channel nziza yagusenga rwana rimba kumbuye cyane, nari maze iminsi ntaboneka. Ndashimira umuyobozi wongeye kunyibuka kuko nafite akazi kenshi yamaga ntambone, ariko uyu munsi namahirwe nagize kongera kuboneka kuri channel nziza yacu ikitegererezo, mukuraho ijambo ryiza ry'Imana mugakuraho n'ubuhanga budasanzwe. Imana ibaho umugisha. Ndabashuhuje abantu mwese mutandukanye hirya no hino, majyepfo, amajyaruguru, asira n'iburengera bwaryo, cyane cyane abantu batuye mu Rwanda. Nanga bavandimwe mudukurikirana bucece n'abasoma, ntimukore comment ariko ubutaha mujye muyikora, munakore share, mukore like, mukore ibintu byose, munadusuza. Turabakunda kandi babwiza ukuri, ibyiza biracyahari kandi bizahora bihari. Uyu munsi rero nkuko hariho icyumweru baganira ku ijambo ry'Imana ngo imbaraga kwihangana no gutekereza, nanjye uyu munsi wa none mbazaniye ijambo kwihangana. Nge ni Pastor Ntambabazi Jean Baptiste, nk'ibisanzwe ndabakunda mu nshuti zanjye kandi mpora mbazirikana. Yesu abagiye neza abaho umugisha. Ijambo ry'Imana rero ntabwo waryo utabanje gusenga kubera ko turusha ubukuru tuzasiga no kwisi ryo, ahubwo reka dusenga Imana tugendane, ariko dutekereje ijambo kwihangana mbere ko tuganira. Ubundi kwihangana ni amagambo bwoko ki? Ni amagambo abiri. Harimo ijambo guhangana cyangwa guhangana nawe ubwawe, no kwihangana we no guhangana muri wowe. It's a two conflict, ni conflict iri internal in your life cyangwa se ni ubundi byo ku ruhande. No guhangana, kwihangana ni wowe ubwawe, nubanga ubuhanganye n'ikikurimo kandi ugomba kukinisha. Ni intambara y'umuntu ku giti cye. Rero kwihangana si ibya bose, ni wewe wenyine gusa wemerewe kwihangana. Ndi kwiteka kwihangana bisubiremo, harimo ijambo kwihangana, harimo guhangana ariko bishingiye ku muntu rumwe, bishingiye kuri wowe ubwawe, ugahangana n'ibyo ufite. Nicyo bisobanura kwihangana, ni uguhangana n'ibikurimo nta mufasha wabona. Nubanga ni umufasha w'umugore, ahubwo nawe ufasha gushaka guhangana cya kibazo wari ufite. Ikindi tuzakurura mu kwihangana hari nk'amagambo akomeye. Cyambere kwihangana hari ikiguteye kuba ufite kikwatatse mu buryo bwo mu mubiri, mu buryo bwo mu mwuka, ariko kikwatse kigushaka. Niba kigushaka uragomba guhangana nacyo. Noro ni intambara tukunze kwita ngo uri intano, iri imbere imbere hagati aho ngaho. None ugangana na cya kibazo, wagitsinda abantu bakabimenya, wagitsindwa nabwo bakabimenya. So rero Imana itugire neza cyane. Ariko dunkunda Zaburi 50:15 haravuze ngo untabaze ku munsi w'amakuba n'ibyago, ngo nawe uzanshima, nzagukina uzanshima. Untabaze ku munsi w'amakuba n'ibyago bisobanura ngo umunsi w'amakuba n'ibyago byo wabimbwira gute? Burya abantu batazi gutandukanya amakuba n'ibyago ariko n'ibintu bitandukana. Rero kwihangana kenshi gushingira ku makuba, kuko amakuba atandukanye nicyo twita ibyago. Ibyago baragutabara, imiryango mpuzamahanga yagutabara, inshuti zagutabara nk'abagutabara kuko wagize ibyago, biza byaguteye, nta muntu utabona ko wagize ibibazo akagutabara. Ariko amakuba ni ikintu bamo, nta uri bugutabare, nta uri guhumurize, kuko na amakuba yawe, ni ingorane zawe, ni bya bindi bamo. None se ko aho mwabereye abadukurikiye, ndabizi ko nibura mukodesha amazu na Amerika, ndabizi murakodesha n'ikigamo murakodesha afite za Imana ibaho umugisha. Ariko nkubaze, iwabuze amafaranga, umuntu inzu yagurutse amabati, ntabwo imiryango mpuzamahanga na leta bakuzanira amabati bahagusura n'abaturanyi, siko bikorwa. Ariko umuntu wabuze ubwishyu, ni amakuba yo kubura uko yishyura, ninde uza kumuvugira? Ni amakuba. Amakuba rero ni igihe uba mu kintu tudatabarwa n'umuntu wari we wese, ahubwo ni we nyirabyo uhangana nabyo. Rero naho ijambo kwihangana rikomoka, ni ya makuba uri buhangane nayo kandi urangiza ukayakemura. Ibyo rero nuko do kwihangana niryo jambo. Ikindi twareba mu kwihangana niki?
harimo uburyo bune bukomeye. Hari igihe ikintu cya mbere mu kwihangana, hari ibibe byaturutse iwawe kubera ko warangaye, hakaba n'ibyo Satani akuzanira, hakaba n'ibyo Imana ikuzanira nk'ishuri. Rero hagati mu kwihangana ndakugira inama ikomeye, ibyo wizaniye ni wowe uzabikura n'umuvu wo kwihangana. Ugomba kubyihanganira ukabirya nk'uko wabitaze cyangwa uko wabitetse, kuko ni wowe byizaniye. Niba baraguteye induru umukobwa, kenyera umuheko umurere wiyikuramo, warabyizaniye. Wibwira Imana ngo iraguhora iki? Umunsi wiyambura buryo ko amanyanga wagombye ko warabyirinze. Kuko ntago ari ukwihangana, ahubwo ni ugusarura ingaruka z'icyaha wakoze. Yesu nashimwe cyane, ntimundakare turi kwihangana. Kwihangana ni wa muntu wanze gukora akazi, yarangiza agakena agasanga agiye mu bibazo, aho tugiye ku kintu Imana urampura iki, ariko yanze gukora akazi ngo yarize, ngo n'umuntu mukuru, ngo ibintu yabyemera, ngo batamupfobye batamusuzugura. Uzanga gukora akazi, inzara igupfobye, usabirize bakumwazi, aho naho uzabanga nawe Imana iguhe kwihangana. Aho kwihangana tugiye kwigisha ni ukuye. Kwihangana wizaniye kubera akanwa kadatuza ngo ukizwe, tufite kwihangana nabyo. Ese kwihangana uvuga ni igihe hari ibintu byakunaniye gukora kubera ko kikunaniye ngo nanjye Imana nihangane. Aha kwihangana tugiye kwigisha ni ukwihangana gukomoka ku kigerageza Imana iguhaye cyangwa Satani aguteje. Imana nishimwe cyane. Ni igihe Satani aguteje ikigeragezo cyangwa isi ikagutera igeragezo, niho tugiye kureba kwihangana. Ariko ibyo wizaniye ni nawe uzabyikuriraho. Ibyazanywe n'Imana, Imana izabikuraho. Ibyazanywe na Satani, Imana izabikuraho. Buramba bwire aya magambo mpamvu ushatse kuyaganira, kuririmba ngo twihangane, ngo hahirwa uwihanganiye imugerageza. Yego ni ibihe, ariko se noneho n'uwabyizaniye warahirwa nawe. Hari nk'amagambo atatakomeye yo kumenya ngo niba ingaruka ndimo, intambara ndimo ndi nyirabayazana, ubwo urasubiraho wabyiciye, ugenda ukosore ya ntambara, winjire kuba uri umuntu n'ubuti ngiye guhangana nabyo. Hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo inyatsi yamuteye ngo ntazaha amafaranga anyuze. Ndamubwira se umufuka we haracitse, ati ntago nzahanyura. None se ntuyatanga? Ati hamugana ati shiduka naguze nkabyibagirwa. Ubwo se nawe ni inyatsi kari wiyatse nawe. Ariko hari twitiranya inyatsi bwayo ni ikintu kikwambura. Nturi umucuruzi ngo waranguye imineke irahomba, nturi umucuruzi ngo wanitse imyenda iragenda. Ahubwo ikintu cyakubeho niki, yenda muri famiye wahembwa abantu barwaye, hita umenya impamvu yo gusenga. Kuki buri gihe amafaranga aje indwara iboneka? Aho niho hari inyatsi rero ubundi. Kuki buri gihe mbonye amafaranga hazi ibyatwara bingana nayo, ariko yaguze amandazi n'imineke n'ibitumbuwa n'amafiriti icyuceho karya capati ishyushye niyokeje, ugaca kuri fanta ukagenda uryambaye gusambira, urangize ngo ni inyatsi. Inyatsi niyo nda yawe, ukwiye gukosora ubwo buryo ubyitwaramo. Muhangane sinshira isoni, ndagira ngo tubwizanye ukuri barokore, nta kintu bavuga ngo Mana ngo mpa kwihangana. Oya, ni ibintu byinshi. Hari umuntu watari kubundi ngo fanta ati ntabwo nyizi muyombonye. Ubwo numva wa muntu nuvuga ngo inyatsi ubundi tuyita iki? Ni igihe ubonye ibintu runaka hakaza ikintu kibitwara utari warateguye. Abonye samiri mu rugo bararwaye batwaye samiri, iyo ni inyatsi ukwiye gusengera ukamenya ko Imana yagute. Ariko aho wiguriye utuntu akomera ibyo byose ni ikibazo. Uko ihame ryo gukira ni ukubika nukurya yasagutse kuyo babitse. Ariko twebwe abanyafrika n'abandi ahubwo tubika yasagutse kuyo twariye, kandi ndayo ntihaga. Wazabika ngahe? Uti Imana inteye ubukene. Banzu urebe bikomoka he, biva kwande, bigenda bite. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mana nyiricyo nyiri ubutware nyiri imbaraga, turi imbere y'ubwiza bwawe, tugiye kugana nkamira ijambo ryo kwihangana. Ufashe umuntu wese uri kuryumva nunkurikiye, kandi nanjye Yesu ngiriza mu izina rya Yesu urakoze mwami wacu, amen. Turasoma ijambo Imana rero twihuse mu rwandiko Yakobo yandikiye abakristo, ni igice cya mbere umurongo wa 14 atubwira ngo hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranje abayikunda. Umuntu niyoshwa no gukora icyaha ye kuvuga ati ni Imana inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshya ibibi cyangwa ngo
igire ubibyohesha, ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bikamushukashuka. Imana itugereza cyane. Turi ku ijambo kwihangana. Uyu Yakobo yandika aya magambo kwihangana ni mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo, nuvuga ngo mu mwaka hagati bari hafi yo gusenya Yerusalemu, hari abantu bagiye bateraganwa, abandi bakabisohokamo bati ibintu twagiyemo ni ibiki, arabantu bati rero hahirwa umuntu yihanganiye imugerageza. Iri jambo kwihangana harimo ijambo ngo ni guhangana muri wowe imbere, ariko ni ibimugerageza. Hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza. Ibimugerageza twabonye ni ibi: ibyo wizaniye ntabwo ari ibikugerageza, ibyo washatse ntawe bikugerageza. Niba utara igiti mu nzira cyakujoma mu jisho, icyo ntabwo ari ikigeragezo. Aha biravuze ngo ni ibihe bigeragezo yari ashatse kugaragaza. Icyo gihe hariho ibitero bikaze ku bantu b'Imana. Abakristo bamerewe neza, bamwe bagenda kwiheba, havuga ati nyamara nubwo bimeze bityo mwikwinuba, ahubwo igikwiriye nuko umuntu wese yihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Nkwibarizeho nkurikiye, noneho niba ibyo uhanganye nabyo ari ibyo wizaniye, wewe n'ubitsinda uzahabwa irihe kamba? Vango uhabwe ikamba ry'ubugingo ni wa muntu urwanya intambara ebyiri, iyakomotse kuri Satani n'Imana yaguhaye nk'ishuri kugira ngo uzamuke. Ariko uzasanga abantu benshi, nanjye ndimo, dukunda guhangana n'ibyo twihamagariye. Umuntu ni umunyamazimwe, ati barandenganya, baramvuga. Ayo ntabwo ari amakuba, ibyo warabyizaniye ubishyira imbere yawe rero kugira ngo bikire, tera uruvaneho. Ariko hatubonye ahangaha kwihanganira ibikugerageza. Ndeka mbabwira icyambere turebe kuri Yobu. Abahanga basobanura ko atabayeho, ariko njye nkakwemeza ko yabayeho. Gusa ibyamwanditsweho ni inkuru, ariko Yobu kubaho yabayeho. Ariko yasobanuye ngo nuko ngo babaze kuganira Satani aganira n'Imana ngo wabonye umugaragu wanjye y'ubukuntu akiranuka. Undi ati ntabwo akizwa, impamvu akiranuka nuko afite ubutunzi, bukoreho nkwereke. Imana irabyemera, ihera kuba yavuze ubutunzi ko yera no kubana be. Abana barapfa, ibintu byose biranyago, birarangira, byose birashira. Gusa icyo cyashekeje abantu bose barapfaga, hagasigaraho kubara inkuru. Ubundi mu byago ntubura bazi kuvuga amakuru, mu byago baravuga, mu kazi baravuga, ku cyatize baravuga, Minervari yaravuze baravuga. Mbega tugira abantu bo kubara inkuru z'ibyago, nyamara mu ndebere muzasoma Bibiliya murebe inkuru z'uko Imana yamwunamuye, muzambwira uwazibaza. Ariko muhumure, Imana iri mu ruhande rwacu ngo amare kubyumva. Ndi gusoma mu gitabo cyabiho ngo turi kure amagambo y'Imana, naho twasoma mukayabona tukayumva, ngo amare kumva ibyo bintu. Yobu bamubwiye abantu bose ngo abana bapfuye, hagasigaraho kubara inkuru, hagasigaraho kubara inkuru, kandi si inkuru y'ibyiza ahubwo ni inkuru y'ibyabayeho. Arangije Yobu akora ibintu bikomeye ngiye kukubwira nawe ubyumva uyu munsi. Yobu ibice cya 20. Maze Yobu ahera ko arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye, izina rye nirishimwe. Urumva acyumva ayo makuru yarahagurutse, ashishimura imyenda. Satani ati karabaye, utegereza urebe ukuntu agiye gutubwira. Ngo amaze kwishimura umwenda, ngo amwitera uciyemo kabiri, ariyogoshesha uruhara. Arangije kwimoza, yikubita hasi, ariko ni akubita hasi asenga. Aravuga ati mva navuye mu nama ntacyo nzanye, n'Uwiteka impara byishubije. Ashyiraho ijambo ry'insinzi abantu tubuze muri iyi minsi. Aravuga ngo n'Uwiteka wabimpaye, kandi arabyishubije. Ashyiraho ijambo ryiza, aravuga ngo izina rye nirishimwe, Imana nishimwe cyane. Aha yagaragaje kwihangana no kwerekana. Ntiyavuze amagambo, ntiyatukanye, ntiyabwiye Imana nabi, ahubwo yavuze ngo Uwiteka niwe wabimpaye, kandi arabyishubije. Ngo hari hasigaye ngo kugira ngo barebe ko yihakana Imana. Satani yateza arayibura ati wa izina rye nigire gute, nirishimwe. Ngo umunsi ukurikiyeho ngo yongera guhora ati wabonye Yobu, nubwo wanteye kumuhora
kumuhora gatsi niko birivuga hano ngo nubwo banteye kumuhora gatsi bitari ngombwa ati reka umuntu wese yatanga ibyo atunze kugira ngo abeho ati kora ku bugingo bw'urebe Imana iti nguha bugingo nguhaye muri kumya ubugingo amukora harwara ibishyute bihereye mu kingi kugera hejuru ubwa mbere umuntu wamwihakanye n'umugore aramubwira ngo hakana Imana wepfira undi atura umugore w'umupfapfa ni gute nakwihakana Imana reka ngome nubaha Imana haza abahungu baje kumuhumuriza bamara iminsi bamubwira amagambo bamucyurira bamara iminsi bamubwira bamubwira ati ibyo nizagenda bite ariko yo barabwira ati simbemere ko mvuze ari ukuri urumva batsimbarara ku Mana ye kugira ngo ijambo rikomeye muri Yobu 16:9 aho yavuze ngo umuhamya wanjye ari mu ijuru nimburanira mu ijuru Imana nishimwe cyane urumva yagaragaje kwihangana nk'ikintu cy'ubwenge kwihangana rero nukwakira ibikujeho utihamagariye utagizemo uruhare kandi wamara kubyakira ukabyakira nk'ibivuye ku Mana itakwanga ukabyakira nk'ibyavuye kwa Satani Imana iri kubite bikavaho warangiza mu kubyakira kwawe ukagaragaza ibimenyetso bine byerekana ko uri umuntu wo kuzi kwihangana icyambere intambara ntuyiririmba ahubwo urayisengera icya kabiri intambara ikujeho ntabwo uyishyiramo abandi burya hari abantu batsindwa ngo byavuye kwa kanaka nta handi byavuye ni kwa Satani icya gatatu ni uburyo cyubasha kumanaginga stress y'ikigeragezo kuko hari utazi kumanaginga stress ikizo gitera stress hano atazi kukimanaginga nanjye nabamo n'undi yabamo ikintu kizo ugasanga yarakaye ukabona nubwo avuye mu rugo afite ibibazo akarakarira bakorana akarakaririza mikrofone akagira umushiha akayishimagura mu mutwe biba bigaragara utazi kumanaginga stress y'ikigeragezo ikizakubwira umurokoro bikamiritse afite ukuntu akicunga wakasanga aratuje ntanabikwereke ariko akabana nacyo wanabwira atari ko numvise bakuvuga ati mshike ndabizi ukabona ko nta gacira bihaye atari uko bitamubabaje ahubwo nuko ari mazirikana imbaraga z'Imana ziri muri we zimubwira ngo iyandoko izakomeza kundokora Imana nishimwe cyane rero icyo kintu ugiye kukireba neza ukakitegereza ni nabwo usanga wa mukristo nabwo ibintu bitatu hari icyanyuma kirimo cya kane cyerekana ko uno muntu koko azi kwihangana azi management of stress afite ukuntu atwara ibintu uzamusanga imirimo yakoraga ntajya yihagarika ibyo yakoraga ntabivamo nta n'impamvu ahubwo arunyakorera Imana mwe mukibaza impamvu akorera Imana yimeze bityo ariko muri hari ukuntu yiyakiriye igisozera ibindi n'igifite imbaraga ku bundi buryo nuvangu intambara ye ntiyifuza ko undi muntu yinjiramo ayirwana wenyine kuko afite kwa kwihangana rero umuntu utagira kwihangana agaragaza ibimenyetso bine bikomeye cyangwa bitanu ikimenyetso cya mbere aho gusenga ashima Imana asenga tuka Imana cyangwa yibwira nabi ariko Mana ntundeba ariko Mana ntubizi ngo natanze icyacumi ngo mu rusengero ndakubura waramaze nongerwe ngo waramaze warongera nta nicyo wanakoze kuko none se watanze icyacumi cyavuye he ubundi utaravuka wari uyafite byavuye ku Mana uwo muntu uzamusanga avuga mu magambo ati Mana uziko ndi umuririmbyi uziko ndi umuramyi aramya ryari ahagera ryari Mana uziko ndi umutumishi wo mu gikoni wo mu nzu wa hehe ukorera Imana hehe mu kigeragezo ntawe ukangisha Imana imirimo akora ahubwo mu kigeragezo uca bugufuka cyakira ukihangana muri aho cyane Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu navuze abanya ngo tugane turi gusenga rwahanga kwihangana kwa mbere ibyaturutse ku Mana ubwabyo nuvuga ngo uwo muntu wananiwe uzamusanga buri gihe asenga Imana akweshoninga Imana ayibaza ibintu byinshi cyane Mana kuki wandetse Mana kuki wanyihoreye kandi ubwo arimo ararya arakuze afite imyaka myinshi yuriye moto ntiyamugonze yagenze mu modoka ntiyapfuye yize muri kozi zimugoye ariko kuko ahuye n'intambara atangiye kubona ko nta kimana ishoboye ariko wagombye kuba nka Paulo wabwiye abantu ba Korinto arahabwira ngo iya turokoye urupfu rukomeye izakomeza kuturokora kandi ndacyaturokora haleluya kimenyetso kiranga umuntu utagira kwihangana nuko kuntu mu misengereye ahora yibaza Imana ariko Mana kubera iki hanyuma bizaza ryari kuki ibintu byumva bizaca he n'ubundi nyihorere abo nsengeye barasubizwa je sinsubizwa yerererere baranduranya ntibandeba baranyanze baragukunda sura amafaranga baragukunda suri nta niba ubwiza ukuri niba ufite umwuka wo gushaka abantu bagukunda uzarinda upfa ntawe ugukunze kuko abantu mu minsi y'imperuka
narabivuze umuntu aranseka ndababwira ni ikintu abantu ku isi bakunda ni amafaranga, kundwa n'Imana n'abana, abana n'ubumuga kutabona, batareba, batakamba n'abandi bose. Amafaranga ntawe utayakunda, rero wowe ntabwo wahumura nka kashe. Jya utuza, jya ukundwa, ukunzwe n'Imana ntibihagije. Rero uwo muntu ikimenyetso cyane kigaragara ko atagira kwihangana, ahora buri gihe abaza Imana ibibazo kandi yarangiza agashaka kubaturaho intambara. Ariko ufite kwihangana uzamusana ngo kumwami Imana azantabara, cyo gituma ntamwara amaso yanjye hagakomera, kandi wihanganya mu munyehirwe. Icya kabiri uzamusangana umuntu utagira kwihangana muri we, ahorana ikintu cyo gucika intege. Reka mbere ku cyaho gushidikanya. Adabi tugasanga arashidikanya, atariko niyo siyo niyo nasenze sinsenga, maze nawe yahura n'abandi barokore ati banza wigenzure neza, wasanga ari ibyaha wakoze, dore kuri mu kigeragezo ntabura bamuha amasomo. Atariko niyo siyo niyo yavuze ati nyamara buriya kubupfusha umwana usenga cyane, ibyo byose bikakwataka mu buryo bukomeye, ugasanga uragenda utangira gucika intege, naho kugira ngo usenge Imana unezerewe ugatangira gusenga Imana ushidikanya, ugatangira gushidikanya ku bahanuzi bayo, ugashidikanya ku bantu bavuganye n'Imana, atubanza abahanuzi barabeshye. Ntabwo bakubeshye, ahubwo gira kwihangana. Jya uvuga ngo iyo Roma se Mandela, uvuga ngo iyo twavuganye irahari, iyo twavuganye irabizi, ndacyatuje. Rero ikimenyetso cya kabiri kigaragaza utagira kwihangana, uzamusanga mu gucika intege, agashidikanya ku isezerano, agashidikanya ku mpano z'Imana, agashidikanya ku bahanuzi, agashidikanya ku ijambo, agashidikanya ku itorero. Kubera iki? Afite ibimenyetso yuko nta kwihangana afite. Icya gatatu kigaragaza ko kwihangana nta kugira, ngiye ugucika intege. Kanaka tugiye gusenga, mugende mwege Imana yashubije. Ariko se kugihumeka, nkubaza umwuka uhumeka ugura kwandi. Ngo gengo mugende ngo nahita tusinzongera no gusenga, ngo mugende ngo ntago myibisha. Urumva acitse intege, ibintu byose arabiretse, nta gusenga, nta kwegera Imana. Ariko umuntu ufite kwihangana nta cogora, ahubwo yegera Imana, akayegerana urukundo, akayivuga ibigwi, akayivuga imbaraga izagira impano yo kwihangana. Ariko amagambo meza tubonye aha ngaha aratubwiye ngo umuntu wihangana buri gihe iyo ari mu murimo, ahubwo akanokora kurutaho. Ikindi cyanyuma cyakandi kigaragaza umuntu wananywe, ariko nje nshaka ijisho rimwe na rimwe. Hari abantu cyayaga mbere y'izamu, yagwa imbere y'izamu bakamuha penalty agatsinda, ariko baza kubivumbura arigusha, bakamuhereza ikarita bakamuhana. Cyo diversion. N'abantu gasanga umuntu arashaka kugushwa n'ubusara, bamukorongoye sindirimba, bamvuze, bandebye, mbe ugasanga afite utuntu tumugusha ngo itoro ntirindeba, ngo runaka nta nkunda imiryango, mbe ugasanga aranduranya nk'umwana wa bwacye, ariko ntabwacye yo mu mwuka. Uwo muntu agushwa n'ubusa, arivumbura, rakazwa n'ubusa, ibintu byose bijugunye yongeyo. Ariko umuntu ufite kwihangana aravuga ko kumwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Akajya muri Mika abango wa mwanzi wanjye ntunyishime hejuru, ningwa nzabyuka nica mu miteka zamurikira, akakubita mu ijambo ryiza cyane. Haleluya. 31 muri Yesaya 3 kabera kahari akagera ubwo aririmba ijambo rikomeye, akavuga ngo ibyaha byanyu nayo haniwe kabiri, ngo muhumurize abantu banyu, mubabwire ibyururutse umutima. Imana ishimwe cyane. Uzasanga uwo muntu iyo afite ibimenyetso byo atagira kwihangana, buri gihe agushwa n'ubusa. Yanagushwa n'umwana muri Ecole de Dimanche, yagushwa n'umukozi wo mu rugo yabwira ati taha, agushwa nuko ngo bamuhere ku isahani ya plastique abandi baririye ku yidongo, agushwa nuko bamuhaye cyayi cyinshi, cyangwa agira utuntu kwanduranya, kuko muri we ntagira kwihangana. Ariko umuntu ufite kwihangana, haleluya, yihangana neza, nta kibazo agira, nta ngorane, ntabwo yanduranya ngo ntibashuje, ngo ntibampobeye. Utuntu turofa turaho ngaho, kuko nibwo buryo barimo, ngo ugiye ngo urabona ngo kuki atashuje aseka ngo abandi yasetse. Mbega bagira utumenyetso bazana, kuko ni ibimenyetso biranga umuntu utagira kwihangana muri we. Ariko ufite kwihangana ibyo nta bitindaho, aravuga ati okay sava sava, okay sawa sawa. Umuntu ngo ugiye ngo simbizi ngo baranyanga, naririye kuri plastique, abandi mbega n'utuntu bagira. Mushumba ni ya telefone yamamagaye ntanyitaba, none se mushumba ahora kuri telefone, ashinzwe reception. Kimenya ko harya badafite umwanya, rindira
nge rwose mva mubwiza ukuri ngo umuntu ahamagaye umuhanuzi ngo njye ntanyitaba ngo ndi umukene nyamara uwo muhanuzi ntabwo yasabye kuba kuri telefone wamuhamagaye yenda ahuze kandi nta n'amayinite agira guhamagara abantu kuko mutumva ko ibyo bintu bihari. Icyo rero ni ikimenyetso cy'uko utagira kwihangana kuko ibyo uri mu Rwanda nabyo si wowe mugore ukubitwa wenyine rwatagikubitwa, si wowe mugore baciye inyuma wenyine rwatagicinye inyuma, si wowe muntu wenyine ukennye, si wowe muntu ushonje wenyine, si wowe mfubyi wenyine, si wowe mukene wenyine, si wowe ukodesha wenyine, si wowe wangwa n'abantu wenyine, si wowe urwaye wenyine. Hari n'abandi barwaye ariko bafite kwihangana kuko yumva warati bikomere, hari n'abandi bakomeretse kurushaho. Hari umugani mu Gifaransa baciye no mu Kinyarwanda bango ntukavugire hejuru ibyo abandi batekereza bucece. Ndakubwira ngo ikizaranga uwo muntu agushwa n'ubusa, bakoze agushwa n'ubusa. Bashobora ngo batwa twagupangiye kutera chorus ati ya chorus turayikwambuye. Nje sizasura muri korari banyambuye chorus bakwambuye umwuka ejo uzaririmba cyane ugera mu rugo uzitera uzihereye ku murongo. Ibintu byanyu ibintu muzandebera impamvu kwihangana kwabuze. Nagikunza kujya mu restaurant mwe nkunda no kujya mu reception, uzasanga ku muceri nta muntu uhagarara, ku bishyimbo nta muntu uhagarara, ariko bagera ku nyama bakahagarara. Kubera iki bahagarara ku nyama? Kuki bahagarara ku nyama? Nuko mwabuze imbaraga zo kwihangana mushaka gucura abandi. Kwibaza ibi bintu ibaraneye kwihanganira inyama wakwigurira, niba uzi ikintu ukagura iki ukagikaranga ukakirya, ariko bahafite abahagarara. Kubera iki bahagarika abantu ku nyama? Nta yindi mpamvu nuko kwihangana kw'abantu abayumva yayo rizisigaye agatungwa nazo. Ibyo rero nabyo ni impamvu ndende wamubuza akabararakaye ariko uza gusura n'ibintu ntavugira hanga, ariko ni ibintu bigaragaza kugushwa n'ubusa utuntu agushwa n'utuntu ni ikimenyetso kigaragaza ko nta kwihangana ugira. Rero kuri iyo ngingo y'aba bantu bagushwa n'ubusa, noneho umuntu ufite kwihangana muri we ibintu byose bifata nkaho nta gaciro bihaye, aravuga ati ngenda nyuzwe, akanyurwa nuko abayeho. Akandi kanyuma dukwiye kurebaho kagaragaza umuntu udafite kwihangana nuko ibintu byose abishyira hasi akarekura akabyihorera, gusura kabireka ati gese nzongera kuvuga iyo mvuze ntibanyumva, nasabye iminota yo kugisha barayinya. Mbega bagira ukuntu banduranya, ariko umugabo yatinze he, bagore bakajya muri message z'abandi, abandi bakajya mu telefone, abandi mbega ugasanga n'abantu barambaraye. Kandi uwo muntu maze kurambarara ntabashaka kuryama wenyine, abashaka n'undaryamisha aba bahari. Ariko umuntu uzasanga wo munyembaraga we ntacika intege, aravuga ngo gukira kwanyina gukomeje kandi ndacyakomeza njya mu mugambi w'Imana. Imana nishimwe cyane. Uzasanga uradacogora adacika intege, kuko iyo tuza gucika intege ntawe ukivuga izina rya Yesu. Ariko reka mbabwize ukuri kuko umwami Imana azantabara, kandi nkubwize ukuri ku munsi w'amakuba n'ibyago niho umuntu w'Imana agaragara. Icyanyuma rero ingaruka zo kutihangana nizihe rero? Nazi ko bwimaze kugaragaza imitsi yo kutihangana. Ingaruka zo kutihangana ntiwongera gusenga Imana nk'uyizeye, ahubwo uyisenga nk'uyishinja imanza. Wamara kuyishinja imanza ibintu wasengeraga bigatinda, cyo bita delay, bigafata igihe kirekire, ugasanga utangiye kurira kuvuza induru ati yarandetse. Abenshi bakabigwiramo, abandi bakabihubukiramo. Njye mbyibaza abakozi b'Imana, ni gute umusore w'imanzi Imana izamuha umukobwa w'icyomanzi? Umusore w'imanzi wirinze ntasambane izamuha umukobwa w'icyomanzi? Mujye tujye tuvisha ukuri. Hari ibintu abantu mwishyiramo muvuga ngo ijambo ry'Imana rirasobanutse. Umukobwa yaririnze yubaha Imana, ntiyasambana, yemera kwisinga amavuta mabi, yemera kubaho nabi, ategereza Imana. Urambwira ko izamuho igihungu cy'ikirara wima cy'ikirara kirwa kigenda gica mu bantu bose, oyura mureka mwihora gatuza gategereza. Ariko hari undi bwata, ariko ngewe sinabaho nabi, hari abasheri, hari abashushu, nanjye bangurire tace, bahaguriye tace, bakabara gutacinze, bakaba guteye ikibondo ukabura mwaye kuko ubuze kwihangana. Ibyo rero ntabwo ari ukuri. Hindukira umenye Imana, ntabwo bazaguha tace yo gutacinga. Icyo cyo cyemere bizabaho, kubera ko nta muntu waguha icyo ubusa. Turi mu isi y'inyungu, ikintu cyose umuntu agukore aba afite ikindi atekereza ku ruhande.
tungwa na gatoroshi yawe nashaka taci aragutacinga namara gutaca ibindi akora uzambwira nyuma ubwo urahamwariwe utangire ngo mana ngo wampaye umugabo niba waragiye usogongerwa n'abantu bose uwo mugabo wirinze wasenze Imana mudashaka umusore ukijijwe ngo wo mu rusengero we warakijijwe se ahubwo wowe ibyo bintu nuko ntabwo ari byo mugiye munyirwa kandi ibyago byose bizo no kutaca bw'unyurwe ngo wakire bwa buzima. Imana itugiriye neza, Imana idusure. Niba ibintu abantu bananiwe kubamo, bananiwe kwihanganira inzara, bananiwe kwihangana, ibyo ni byo gutsindwa. Ariko icyiza kiriho, tubonye ijambo ry'Imana ngo hahirwa uwihanganiye imugerageza. Nababwiye ngo ibi bintu biri tubwira ni intambara Imana yakohereje, ni intambara Satani yagushoyeho, ntabwo ari ibyo wizaniye. Ibyo wizaniye uzabyiterurira ubyikurireho ujye ku murongo. Imana nishimwe cyane. Ibindi bigaragaza ko wa muntu yananiwe, uzasanga ubwo buryo abantu badakora, abantu badashaka kwegera, ugasanga ahubwo baretse wa murimo, baretse na bwa buryo bwiza, bibazaniye akaga ariko birabagoye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umva ikiyazo kirusange ku bantu kandi guhanganiye imugerageza ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Nayo mubwira ikintu kimwe, kwihangana bigira imisaruro ibiri. Hari ukwihangana ukiri mu isi ku ishuri ijana no guhabwa ubugingo buhoraho. None tukiri ijambo ry'Imana tukiganira, wowe urabitekerezaho iki? Kwihangana kugeze he? Urimo urabyibaza gute? Ese uri mu ruhe rwego? Ese urihangana? None ngabihanganye bita abanyamahirwe. Abihanganye bita abanyamahirwe. Kubera iki bagaragaje kwihangana? Hari imirongo bagendeyeho. Ijambo ry'Imana rivuga ukuri gaciye ku ruhande. Iyo baravuga ngo n'Imana irabyishubije. Ingaruka zabyo rero ziza nizihe rero mu kubura kwihangana? Icyambere ni ukugwa mu byaha, kabiri ni uguhora wanduranya, gatatu ni ukuzarangiza ubuzima bwawe nabi kuko wabuze kwihangana. Ariko hari ijambo nababwiye ko rigaragara muri Zaburi ya 50 umurongo wa 19. Hari amagambo avuga ngo unyambaze ku munsi w'amakuba n'ibyago, nanjye nzagukiza nawe uzanshima. Imana ishimwe, amakuba nayagusobanuriye. Nakubwiye ko amakuba atandukanye n'ibyago, nubwo bituranye, kimwe kibyara ikindi ariko ntago bisobanura kimwe. Icyakora amakuba yabyara ibyago ariko ibyago ntibyabyara amakuba. Nuvuga ngo unyambaze ku munsi w'amakuba nanjye nzagushima nawe uzanezerwa. Ngo amagambo unyambaze ku munsi w'amakuba ni ibice 50 umurongo wa 15. Kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago nzagukiza nawe uzanshimisha. Umunsi w'amakuba nabwiye ko amakuba nta muntu uzamo, amakuba nta muntu gutabara, ariko ibyago byo baragutabara. Yewe n'abakurogeye umwana baragutabara, n'isi gatabara n'abantu bakaza. Ariko amakuba ni intambara ubana nazo wenyine, nta n'uwagutabara. Imana ishimwe rero, haratubwiye ngo unyambaze ku munsi w'amakuba n'ibyago, wambaze Imana uri wenyine, wambaze Imana uri mu makuba. Nababwiye ntiburya umuntu inzu yatwariye igise, umuyaga watwariye igise cy'inzu, umuyaga ukawugitwara, abantu bose baratarwa kanakurira. Ariko ninde waririye ko bamusohoye mu nzu? Mwaramubonye mwebwe? Ninde waririye se katabyara? Wapi, ahubwo bariri wapfuje wavutse. Rero amakuba n'urugamba ubana narwo, ugomba ro guhangana. Kwihangana n'uguhanganira muri we n'ibikurwanya kugira ngo wakire imbaraga z'Imana. Imana ibaho umugisha, ndabashimiye cyane kandi ndabanezerewe. Gusa dusoze kuri ijambo ngo umva unyambaze ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago. Wambaza Imana uri wenyine ngo nayo izagukiza nawe uzashima. Imana ibaho umugisha, Imana ibagiriza bakurikiye gusenga rwa, turabakunda cyane. Mavuta y'Imana baza, Imana ikugire neza. Kosora wongere ujye ku rugamba rw'ani intambara nziza kandi tuza. Kuba umusore si icyaha, kuba umukobwa si icyaha, kuba umugaye akaguru si icyaha, kuba udafite akazi si icyaha, kuba hari ukubayeho si ingorane, ahubwo ni ishuri uri gucamo. Bushize nabwiye abavandimwe ndababwira ngo ahahise hawe ntabwo ari prison, ahahise hawe ntabwo ari amateka yagutwara, ahubwo ahahise hawe ni ishuri rikunyuza aho uzajya. Kuko ugomba kujya, ugomba kubanza kwiga. So hari abantu bigize imbohe z'amateka, bigira imbohe z'ahashize. Ahashize ntabwo ari Imana ikugire neza. Our past, it's not a prison.
ahahise hacu ntabwo ari uburoko umuntu yinjiremo yifungirane avuga ati ndamenyere mvuka kwa senguru wasekwa mvuka iwacu nta cyiza kihaba n'ubundi niko nabaye. Uwo mwuka ni mubi. Babwire ngo nubwo mpavuka ariko mfite Imana yavuganye nanjye. Wigira imbere wambaza Imana ku munsi w'amakuba, ujye gusenga Imana urira usakuza uyigaya, nushakarire ushimira no kwakira umwuka w'Imana mu buryo bukwiriye. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Yesu abagiriye neza. Nagira ngo dusenga Imana, mbabwira mukomeze mudukurikire, mukomeze mwandike, mukomeze mutuganirize, kandi Yesu abaho umugisha bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana nyiri cyuro, nyiri ubutwari, nyiri imbaraga, nyiri gushima, nyiri gukora, ndagushimiye Kristo ko wumvise databuja. Uduhe kwihangana, uduhe gutsinda urugamba no kugera imbere bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen. Shalom.